Joey Bogari. Yeah, where? You already know my people, me are back on Kosovo TV nkaba ndi kumwe n'umujene bakaba bamwita Bogari ndetse na Imbaka ntamaka. Imbaka. Yeah man. Dore inama nta yindi no kwifata. Kuryamana n'abakobwa babiri batatu ukahakura icyago kitagira umuti. Haba mu byatsi cyangwa se mu biti. Icyo kinyamaswa cy'inyugutenya. Uracyakwicyanduje umuryango. N'igihugu cyawe dore uragikongeje. Umva nkwihera umuti n'urukingo. Ifate wihana ubundi nta kintu bimaze. Ipimishe maze wirinde izo nyugutenye. Maze urokora igihugu cyawe n'isi yose muri rusange. Yeah man. Mvuze dore inama nta yindi no kwifata. Kuryamana n'abakobwa babiri batatu ukahakura icyago kitagira umuti. Haba mu byatsi cyangwa se mu biti. Umva nkwihera umuti n'urukingo. Ifate wihana ubundi nta n'ikintu bimaze. Ipimishe maze wirinde izo nyugutenye. I like you bro. Yeah man. Imbaka n'amaka. Yeah. Imbaka n'amaka. Yeah man. Dore inama nta yindi no kwifata. Kuryamana n'abakobwa babiri batatu ukahakura icyago kitagira umuti haba mu byatsi cyangwa se mu biti. Icyo kinyamaswa cy'inyugutenye uracyakwicyanduje umuryango n'igihugu cyawe dore kimaze. Mva nkwihera umuti n'urukingo. Ipimishe maze wirinde izo nyugutenye. Maze turokora isi yose n'imiryango muri rusange. Yeah man. Izo nyugutenya ha. Ako Boga. You already know my people, me are back on Kosovo TV. Akaba ari FIFA nk'ibisanzwe, the top journalist, the voice over artist. Uyu munsi rero tukaba tugarutse mu ishusho itandukanye, nkaba ngarukanye n'umutumirwa wacu turibuze ko natangirana nawe yibwira. Ewana, guturuka mu itsinda rikomeye baryitaga MG Boy. Suribuze kuzamura microphone kugira ati n'abandi bantu bari kudukurikirana no mu kiganiro cyacu babashe kuba banakumva neza kabisa. Reka tunatangirana nabibwira nkuko mubizi umunsi ku munsi hano tuba dufite abatumirwa bacu mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko uyu munsi noneho mwese mufite amatsiko yo mutumirwa uyu munsi tugarukikanye nawe ahangaha kuri Kosovo TV. Ndizere ko ikiganiro cyacu noneho uyu munsi abantu domis kabisa. Ku bantu mutarakora subscribe manuka hasi kandi kuri subscribe, like and comment kugira tujye ubona n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye twa-uploading ahangaha kuri Kosovo TV. Yeah man. Brother, you are most welcome ahangaha ni mu rugo kabisa. Ndisanga mu rugo. From MG Ryan. Yo nitwa Ramadan Imbaka. Imbaka ni ryo zina ry'ubuhanzi. Kuva 2007 muri group ya MG Boy. MG Boy yatangiye 2007. Konti yayo ya mbere nibwo yabaye. Ibera muri F2K. Yeah. Ese buriya nka MG Boy ni itsinda ryari rigizwe n'abantu bangahe buriya? Itsinda ryari rigizwe n'abantu batatu. Abantu batatu? Yeah. Byatangiriye ku ishuri. No muri quartier twarabanaga. Turabavandimwe so. Mbe twari dusanzwe dukina umupira. Nk'ikina agapira. No si ibintu byerekeranye na music bura mwabitangiye ryari? Music igitangira ndibuka ari umuhanzi umwe Big Dom. Ngewe niga 5e primaire. So nari nzi gukora ibintu by'imivugo, kuvuga ibintu by'imivugo. Noneho rimwe ndi mu rugo nko muri weekend. Ndimo kumva radio ngiye kumva numva Big Dom indirimbo yitwa Igishwi cy'ikibinda. Igishwi cy'ikibinda. Iyo ndirimbo ngiye ndimo numva nkaho njya kuyikuraho ukuntu. So ariko iyo ndirimbo nayo yigeze kuba trendiho ukuntu trendinga muri iyo minsi. Hariho umwandiko witwaga Igishwi. Igishwi. No muri primaire ariko uzi ko uwo mwandiko kirimo uracyarimo nko mu wa gatandatu primaire kabisa mango aho.
iyo ndirimbo nyumva ariko uwo muvugo nanjye nari nkuzi so nkumva mu yindi shusho mu yindi mode sasa Big Dom mu buryo yayirapaga n'iki ubwo nanjye nagira nyine kujya ninjira muri beat nkurikije n'imivugo narinzi so nahereye ku muvugo witwa uri mwiza mama ndongera nkora umuvugo witwa ruhaya rw'isekurume rwa murarika icyaro nose nk'ubu nk'iyo mivugo wabashije kuba wakora muri kino gihe hari umuvugo umwe waba wibukamo ubu ngubu mu mutwe byarivanze ni byinshi ariko ruhaya rw'isekurume rwa murarika icyaro iyo yarasi igihembo dusekurume turayihunga ni uko nguko nyine uko ni gutyo byabaga bimeze nose kugira tuze kwisanga mu tsinda deja muze kuba mwatangiye muziki urumva yuko byatangiye munakina football ahangaho ahanini igitekerezo cyavuye he nyine kubona mwese mwisanga mu tsinda deja ugabona mwatangiye gukora muzike hari umuntu wabashije kuba wabagira inama aravuga ati ndabona mubishoboye mwabikora cyane igitekerezo nyine ni kwa kundi urumva niga primaire yego iyo ndirimbo narayumvishe mbasa no kuyenjoyinga haza KGB abahanzi bagenda baza Mahoni Boni bagenda baza noneho je ahantu nigaga kuri primaire na ahantu nacaga nko ku muhanda gutya hari abana benshi bo ku muhanda barimo bacururiza ku muhanda noneho nyuma bacururiza ku muhanda ariko leta itabishaka bakajya baza bakabatwara bakabafunga bakongera bakabagarura so nyuma nza gutekereza ku bana bo mu muhanda icyo gihe babitaga mayibobo ariko ubu ngubu byaracitse ngo byaracitse twagiye twimprovinga duhinduramo imvugo dusigaye dukoresha no mu Kinyarwanda hanini kwa ko nabibonaga bikananyafekta bikankora ku mutima birangira nanditse indirimbo yitwa Mayibobo nose nk'imirongo wabashije ko washiramo aho ngaho muri iyo ndirimbo haba harimo nka mikeya wibukamo dore ko waciyemo n'igihe kinini byibuze udukubite nka hot freestyle kabisa imeze neza ndayibuka yavuga gutya iyo ugeze mu migi cyane y'igihugu cyacu ubona ibintu byinshi ukabona abantu benshi b'ingeri zose harimo abapapa harimo abamama harimo n'abasore cyane cyane abana abo bana basa nabi birirwa iyo mu migi birirwa banywa urumogi birirwa banywa kore n'ibindi biyobyabwenge impamvu sorry man that big things kabisa buriya iyo umuntu mukuru bafite ayo umuntu ari mukuru nyine ahanini abafite n'ibindi bintu byinshi ababitse kandi abafite n'ibintu yagiye anyuramo abafite n'ibintu akurusha nyine to niko muri make nyine tujya tubivuga ese nk'iyo ndirimbo wari wasohoye muri icyo gihe wayisohoye ari nka collab cyangwa wayisohoye ari yawe ari we wenyine iri single iyo ndirimbo urumva ko natangiye ibintu by'ubuhanzi niga primaire 5e naje kujya na secondaire secondaire ari umupapa umwe ari umutipe umwe wari waragiye kwiga hanze akoze retour ahita azaba abaprefe y'ikigo nigagaho kubera ko yari umuvandimwe yari jirani yari umuvandimwe yari umuturanyi uko ngenda iwabo tubasha no kumenyerana hano numva yuko mwana mufitanyemo connection twari dufitanyemo connection yaje abaprefe tunaturanye noneho mbasha kumenya nawe ibikorwa yabaga yibereyemo mu Misiri aho yari yaragiye kwiga nza gusanga nawe yarakoreye ibintu by'ubuhanzi akabona rimwe muri umunawe aza kumbwira ati tuzi ko grand frère nawe yari umuhanzi amaze kubona ibyo nari ndimo biri mu bintu byanaguteye motivation byo kuvuga ati ko nyine wari ubonye abandi bantu ku ruhande sinzi ukuntu twabyita mu Kinyarwanda ariko urase twabyita yuko ari nk'ayandi maboko buriye hajemo ayandi maboko kuko uwo muprefe muri vacances nibwo twabashije kumenyana ariko harimo n'umujamu umwe twakinanaga umupira nawe wagiye kwiga ku kindi kigo mu kuza asanga nziranye n'uwo muprefe nyine nawe baziranye kuko abantu twari nk'abavandimwe duturanye
kuko nkigera segonderi nahuye n'andi mahirwe yo guhura n'umutipe umwe wakoranaga na Big Dom. We yari umubyinnyi wiwe. Noneho kera umuntu yabaga ari umuhanzi deja nifitiye n'umubyinnyi we ku buryo agiye kuri stage bakubitana. Big Dom yabaga afite ababyinnyi. Ariko buriya industry ya kera yari iryoshye. Ndimba numva bifitemo ukuntu yari iryoshye. Ese buriya nk'iyo witegereje nk'ubu ngubu ubona itandukaniro ry'umuziki wa kera ndetse n'itandukaniro ry'ubu ngubu ubona ahanini ari irihe? Umuziki wa kera mbere hariho ko umuziki watangiye hari abantu benshi bababaye. Za 2007 hari hakirimo abantu bakiri hasi cyane b'imfubyi. Harimo abandi b'inzererezi benshi. Yani community nyarwanda yari itarazamuka bitewe n'amateka twari tuvuyemo. So biga rero inspiration y'abantu kuririmba ibintu bizima. Buriya nicyo kintu cyateraga n'urubyiruko, abajene, motivation. Niyo ndirimbo wayumva ukumva imiravugira umuntu. Harimo message. Ako nyine ubu ngubu byarivanze, iterambere ryaraje. Imyandikire ubu ngubu yarahindutse. Imyandikire yarahindutse, hasigaye hariho ibintu bishyashya. Nose buriya ikintu cyabashije kuba cyagutera motivation kuba komeza gukora umuziki n'uyu munsi urebye urumva nyine bisa nkaho wari warafashemo akantu k'agapoza, ariko sinzi nimba twabyita nka pause, ariko nyine urumva yuko uracyakomeje. Deja n'uyu munsi impamvu waje mu kiganiro nuko nyine wa muziki ukiwukomeje nyine. Ariko ushize ubwo twaguherukaga mu itsinda rya MG Lion. Nyuma yaho ntabwo twigeze twongera kumva clout yaryo, biri gufite movement iri hejuru nka mbere. Buriya byaje kuba byagenda gute? 2007 buriya tugitangira umuziki. Deja ntabwo abantu babyumvaga, hari abantu batabyumvaga neza. Duhereye nko mu babyeyi. Ababyeyi tukongera tukagira abanyamadini. Ntabwo babyumvaga neza, bumvaga yuko ari ibintu by'uburara, ari ibintu kavuga ati ngubu umunyeshuri umuhungu wacu muri make nyine twamwishyuye amafaranga kugira ati yiga azabeho neza, azagira ubuzima bwiza. Ndashaka ahita mvuga yuko cyemana byo bitabi byo kunywa ibiyobyabwenge bitari byiza nyine muri make. Muri icyo gihe umubyeyi yafokasingaga cyane ku mwana wiwe bitewe n'ibihe twari tuvuyemo. Noneho bigaterwa nyine bari bataragira imyumvire mizima, bataraba sociable cyane kubera ko icyo gihe nta nubwo byanagaburaga. Byari nk'ubukorerabushake. Nta YouTube yabagaho, nta Facebook yabagaho. Byari ubukorerabushake nyine ugakora. Ariko mbere najyaga numva atari ukuntu bafataga nk'indirimbo ukayijyana ku gitangazamakuru kuri CD bakajya bayikina. Buri ibyo ngibyo ntabwo wigeze bicamo, ufate nk'indirimbo ujyanye nko ku gitangazamakuru bajye bayikina bakunde bayijyanaga kuri CD nimba ari na cassette mu gutyo. Kwera urumva indirimbo ya mbere prefe wanjye no mutipe wagiye kwiga yaraje aje asanga ngiye nibere mu bintu by'ubuhanzi. Nawe ahita nyiyungaho. Yamukubite shout out MSC. Araza yari n'inshuti yanjye magara, ubu ngubu ari hanze. Ubu ngubu yagiye hanze. Yego. Turicara turaganira. Mubwira uko ibintu bimeze. We yari umugaridiye, njye nakinaga kuri kabiri. Wakinaga kuri kabiri. Noneho mukuza yasanze ngiye nibere mu bintu byo guhanga cyane. Atangira ambwira tujye muri tize nkabwira ati wapi. Nkicarira nka medita nkandika. Biza kugeza aho ngaho wa prefe arangije adukorera akaririmbo kamwe. Ko yari afite n'ubumenyi ku bintu bya computer.
aramfata ankorera akagoma kamwe kitwa ubuzima kuri free beat ariko nyine numva naho kari gasobanutse nta mastering byari nko kuri coding nyine deja kwari ukumotiva kugira ngo iyo mpano nyine nanjye nisange muri iki bisangemo kabisa. Saba umutipe nawe nyine yaje kuva muri tize, yavuye muri tize umuzigo ndawumwumvisha nk'umwumvishije umva byibuze ari feedback abiguhayeho nyine avuga ati arishima nyine nawe nuko twahise twiyunganaho dusubirayo. Mu gusubirayo noneho ya ndirimbo tuhita tunayihindura tuyizamo turi babiri. Indirimbo iba nziza, yari indirimbo yitwaga ubuzima. Aho ngaho so urumva yuko nyine itsinda ryari ritangiye kwaguka, byatangiye ari umuntu umwe, hajemo abantu babiri. Dejo wa gatatu byagenze gute? Uwa gatatu nawe twarakinanaga, twakinaga muri ekipe yitwa Barca, yabaga i Nyanza mu majyepfo. Nawe nyine uko tubona tugenda dusigara inyuma gake, umutoza atubura akavuga ati se ba bantu bari he? Mwigire muri studio. Kwigire studio turamedita. Umpetu umwe nyine nawe araza gucomoka atwiyungaho, twumva nawe afite impano. Afite impano kabisa. Twumva nawe afite impano, araflowinga fresh, araririmba. Nawe tumugira gutya. Birangiye itsinda ribaye itsinda MG Boy. Nk'indirimbo mwabashije ko mwakora nyine, dore ko bavuga ati nubwo indirimbo ziba zari indirimbo iba yarabavunnye nyine mugikorera mu tsinda, ukavuga ati indirimbo yaturajije amajoro. Ese buriya yaba ari nk'iyihe ndirimbo? Iyo ndirimbo yitwa Mayibobo. Indirimbo yitwa Mayibobo twakoreye bwa mbere muri F2K. Urumva twavuye umwe yigaga muri Espanya. Twebwe abandi twiga kuri Islamic. Ari Muganda mure. Noneho tuza gufata icyemezo, amafaranga hari ukuntu twayabikaga gake kugira ngo uzajye gukora umuzigo, ntabwo byari byoroshye. Ese buriya no mu gihe cya kera ubanza byari bikomeye cyane ariko cyane kuko kubwo umuzigo kuntu wa mbere kuntu twawukoze twari yaranje nyine dukora n'ibintu imirimo yoroheje kugira ngo turimo tw'amaboko, imirimo y'amaboko, ubuyede, turaterateranya nyine tuzi Kigali. Muzi Kigali muje kuri kode, muje kwakorera umuzigo. Noneho twahagurutse kuwa gatanu. Twumvaga yuko indirimbo bari buyikore mukayita nimugoroba cyangwa se bakayikora kuwa gatandatu, ku cyumweru nimugoroba tukajya ku ishuri tuyijyanye. Ariko producer yatubwiye ati ntabwo ibyo bintu bishoboka. Ikintu yadukoreye yaraturikodinze ko byari n'ubwa mbere byari bigoye. Yari ukuntu yari ubwa mbere ufite igihunga. Igihunga ziriya microphone ahantu winjiye bwa mbere birabanza biradutonda. Nk'umunsi wa mbere byaranze, wari umunsi udasanzwe. Umunsi wa mbere. Umunsi wa kabiri ku cyumweru bakora rekodi. Kwa rekodi batubwiye ariko nibwo murataha indirimbo muzagaruka kuyifata. Kubera mastering, ariko twebwe tukumva ntibishoboka. Tukumva ni nko gushaka kuduheza yani. Nasugo byaje kugenda gute kugira ati mu muvaneho indirimbo? Producer numva yuko rwari urugendo rurerure kandi deja mumva mwari mufite n'ishuri. Byarangiye mutashe mugaruka kuyifata, byarangiye babasubije amafaranga, byagenze gute? Byarangiye indirimbo ko twarabyutse mu gitondo ku cyumweru tujya kuri F2K turahagarara. Habaga hari abantu benshi, abastari benshi. Buri muntu yabaga afite umwanya we ari bukoreho. Yako twebwe ko twari dufite ikintu cyumvikana, twari butahe mu ntara. Kandi icyo gihe wasangaga urimo gukora n'umuzigo n'ababyeyi batabizi. Ukaba wamubeshye ati wagiye aha wigire muri studio, kaza muri studio. Kigali twabaga tubafite amafamiye, hari abantu abapeti twigana muri segonderi. Bakadufasha
akadufasha. Sasa uwo munsi ku cyumweru indirimbo bayiduhaye, nyine umuntu yari yakoze mastering, akora mastering ariko asa nkaho ari pressure, uwo nguwo yasaga nkaho arimo kwiga. Ubundi bwa mbere yakorwaga na Dr Jacques mastering. Noneho yabaga ari umuntu umwe wabaga wihariye wakoraga mastering, nyine ukavuga ati kabisa mastering niwe wari uyizi cyane. Icyo gihe ku bwa Dr Jacques niwe wari uri hit. Niwe wari uri hit. Icyo gihe ba Bobo Pro bandi bose bari bataraza, batarinjira mu kintu kijyanye bose basanga bari bataranavuka, abo guhera muri za 2010 batari bataranagera n'igitekerezo cyo kuza muri musique kabisa. Ubwo rero umuntu wayikoze iyo ndirimbo yitwa Mayobo yakozwe n'umu producer yitwa DJ Lil, bakunda kumwita Ludovico, ariko nawe nibwo yari arimo kubizamo, akaba yabasha kurikodinga, ariko Dr Jacques akamastering. Mastering urumva Dr Jacques yabaga afite amanuza menshi, yabaga afite akazi kenshi cyane. Final ubwo sinzi kuntu manager yabikoze, Freddy, manager yari Freddy. Indirimbo nyine abijyamo arabyaranje, akavuga ati abana bavanga batahe, kuko twamubwiraga ko tutazabona umwanya wo kugaruka. Ubwo ubushobozi bwacu bwari bwarangiye, indirimbo arayiduha turayijyana. Mwatashye mwitwaye? Twatashye twitwaye. Indirimbo tuyijyana kuri Sarusi. Icyo gihe radio niyo yari ikomeye mu majyepfo. Urumva sida twajyanye mu majyepfo. Nose urwo rugendo rwo kujya mu majyepfo ubwo ngubwo nyine murumva yuko byari process ndende. Ese nk'ubu ngubu iyo ubashije kuwareba umuziki wa kera ukareba n'ubu ngubu, hari ikintu kiba cyagutera motivation cyo kumva yuko wagaruka mu muziki? Ese uramutse ugarutse mu muziki nk'ubu ngubu wakora iri wenyine cyangwa hari abandi bantu byibuze wa joininga mugakorana nka team? Umuziki nta muntu ujya upfa kuwureka. So nyine iyo ari ibyawe, no mu kinyarwanda bavuga ngo buriya umuntu asiga ikimwirukansa, agasiga ikimurimo, ikikurimo ntabwo wagisiga. Umuziki uko byagenda kose iyo wawukoze, uretse no kuwukora n'iyo uwukunda, nta hantu wawucikira. Njyewe nta hantu nacikiye umuziki, uretse wenda abo twakoranaga nibo wenda byangora kubahuza, ariko nta na bifu, nta kinyine mwatandukanye neza muri make. Twatandukanye abantu baba bakorana nk'itsinda bajya gutandukana kumva hajemo utuntu tw'utubazo two kugabanya amashare yabo yari arimo n'iki, ariko mwebwe nyine mwatandukanye deja neza, n'ubu ngubu anytime mwasubirana. Nk'abantu rero badukurikirana aha ngaha kuri Kosovo TV, ese bakwitegeho iki mu minsi iri imbere? Impaka ni ikihe kintu gishasha dufitiye? Ese ni ikihe gishasha tuzaniye muri ino industry y'uyu munsi? So muri ino industry, muri iyi minsi, mu bihe biri imbere, ntabwo ndi budeside ngo umunsi n'uyu nguyu, ariko mu bihe biri imbere bidatinze, njye mfite umuzigo. Ni niyo bang, ni ingoma nshyashya ya MG Boy. Izina ryo ni rya rindi, ni MG Boy. Abahungu nabo urumva bo ni imbaraga barimo kuntera imbaraga, kubera ko nabo ibyo barimo baracyari bize baracyari bize mu kuntu. Ese kuba bakirimo bize mu kuntu buriya ntabwo bishobora kugutera ukuba nyine wagira uburyo ukoramo, urumva ugasanga nyine wisanze n'ubundi dejo wagarutse mu muziki urimo urakora wenyine, bavuga ati ngewe ubwo abandi bari ku ruhande nyine reka bashe kuba nashyiraho motivation, ngewe nkora ibyirukanka nyine ngendane n'igihe cyanjye. Impamvu nanjye mfashe iki cyemezo cyo kuba mfashe microphone nkaganiriza abanyarwanda, groupe ya MG Boy ni abavandimwe, nta n'icyana batandukanye. Ariko jyewe ku giti cyanjye, uko twahagaze tugiye societe aho twari dutuye,
na sosiyete n'imyemerere ntabwo babyumvaga. Icyo gihe rero duhitamo guhagarara kuko n'imbaraga n'ababyeyi bacu babishyizemo imbaraga nyinshi cyane, kuko icyo gihe nta support ifatiga bari kuduha ku buryo dukora ibintu dutuje. Byari ukwihiringa nyine, bikaba akazamo no kuba wakosereza nk'umubyeyi, sometimes wisanze no mu makosa amwe n'amwe, mu makosa ya sometimes kubera ababyeyi baba batabishaka. Ubwo rero mbere yuko nanakurekura kugira ndi upfe kukurekura gutya, abantu urabanza wongere udutemo hot freestyle ku ngoma byibuze unateganya n'iminsi kuba wanasohora mu minsi iri imbere. Deja turi buze gusozana natubwira se ni cyo kintu wabwira abakunzi ba Kosovo TV badukurikirana umunsi ku munsi badahwema kuduhozaho amaso, ndetse n'abakunzi ba Imbaka ndetse n'abakunzi ba MG Lion Music. Abakunzi ba MG Boy, ndabatangariza yuko groupe yanyu mwishimiraga mwakundaga irahari. Babahanzi umwe nubwo ari hanze ariko abandi barahari. Ntabwo tuzaba turi kumwe wenda muri studio, ariko igihe kizagera nanone nabwo twongere duhuze dukore. Kandi niyo bataboneka ndi tayari kubyimba izina. Ndi tayari kuri byimba, ubwo ndi tayari. Uko byagenda kose ugomba kuri pushinga rikagera imbere, rigomba kutumbagira kandi rikagenda. Mbere yuko nanakurekura ngo unagende kabisa. Hot freestyle ku ngoma rwose, abantu wumva ikikurimo kuri freestyle. Burya koko ubuzima burakomera, nta na kimwe wakora ntiwabishobora. Nakubise epfo na ruguru nabuze icyo nkora, nitabaje abavandimwe barananira, nitabaje n'inshuti zirankatira, amaboko yanjye Mana ntagishoboye, umubiri wanjye shenge ntokibashije, nibyo nkora byose kandi numva nta kuraje, nta nukundi nabigenza ahubwo nawe urwaje. Dore umubiri wanjye wose wabaye tatuwaje, no mu bajama banjye bose nta numwe wandwaje. Shout out to you Imbaka. Reka nshimire n'abantu bose umunsi twabanye hano kuri Kosovo TV. Gusa mbere yuko nanagenda ubanza ujye hasi kandi ukantu bita subscribe, like and comment, ujya ati n'ibindi biganiro byinshi twa uploadinga bigiye bitandukanye ujye ubasha kuba wanabibona. So you already know my people, akaba ari Viva the top journalist, the voice of artist Imbaka. Ndakangushimira ko waje umunsi kwifatanya natwe ngaho kuri Kosovo TV. Urakoze cyane. Ibintu byadanje kandi next time we are most welcome if you dropping the new banger. Mina minsi ni banga after banga. Abakunzi ba MG Boy mukore subscribe kuri MG Boy na kuri Kosovo TV. Abakunzi ba Kosovo TV, Viva Music, n'abanyarwanda bose muri rusange. Shout out to them, amahoro y'Imana. Amahoro y'Imana bane natwe twese n'abanyarwanda muri rusange. Thank you. Shout out.